Ndagushubuje cyane wowe udukurikira kuri YouTube channel yacu. Nge nitwa Mwesigye David. Abantu benshi bajya bagira ikibazo cyo gushaka ibikoresho byo gukoresha bijyanye no gukora ama video, ama stand, tripod, ama microphone n'ibindi byose, ariko ngiye kukwereka application nziza wajya uhahiramo kandi kiza cyaho nago bahenda. Aho waba uri hose barabikohereza bikakugeraho cyane kandi ku giciro gito cyane. Iki ngewe ino application nyibona nkayikoresha, ntabwo nigeze ngewe mvuga ngo wenda ngo nyikoro video wenda ngo ndibuze kubyungukiramo. Oya, nuko ubwo navuze ngo hari abantu bashobora kuba bafite ikibazo cy'ahantu bakura inuza ama video cyangwa cyo buryo bakora video zabo bakaba barabuze nyine. Kuko nabonye ngewe ndeba mu Rwanda, narebye bano bantu bagurisha zino aya ma microphone, usanga mu Rwanda zihenze cyane. Urabona nk'utungutu barimo baratugurisha ibihumbi uhera ku 3,000 kujya 12,000. Akantu ni nkakoze bayi bakambwira ngo wenda bakakubwira ngo aka baguhereza microphone imwe yonyine wishyura 9,000, baguhereza microphone ebyiri ukishyura 12,000. Ahantu unshakira ahantu wajya kugura ino microphone ukagura 12,000, ndabizi ko make bataguca ni 25. Urebe nawe zino microphone, hano hari ibintu byinshi cyane, sizi microphone gusa, ahubwo hari n'ibindi bikoresho byose bigiye bitandukanye, ibino bintu bogesha imodoka byose. Hano habaho ibikoresho byose cyane. Icyo musaba ni ukugira ngo urebe no video kugeza irangiye. Ndaje nkwereka uburyo ufungura account, uburyo bihuzamo, imyenda iriho, amavuta ariho, buri kintu cyose waba ushaka hano kuri no application biriho cyane, byiza cyane. Kandi rwose nta nubwo ari ibyo byonyine, habaho ibikoresho byinshi cyane, mbese ibintu byinshi byose waba ushaka hano birahari. Wowe icyo ushaka, narakubwiye ngo kuba uri hano kuri YouTube channel yanjye, ngiye kujya nkwigisha ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ibintu byiza, nkwereka ibintu byiza cyane. Noneho okay, ndagushubuje cyane rero. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yanjye, nkusabye kugira ngo kandi subscribe, like, share and comment. Mbere na mbere urajya muri Play Store udownloading ino application. Sinshaka ko video ijya itinda, none nsigaye nshaka gukora tu video duto cyane, niyo mpamvu ubu ngarutse. Okay, urahita uza hano muri Play Store wandikemo ngo Kiku. Noneho wowe ikintu cya mbere uzakora open, uzayidownloading. Numara kuyidownloadinga uzaza ukore icyo bita gushyiramo account yawe no gushyiramo address zawe, kugira ngo ibintu byawe uzazugura bijye bikugeraho. Wenda nk'urugero ngereka nkwereka ibintu naguze hano, nkwereke ibyo nakoze, ibyo naguze aha ngaha. Katurebe ibintu nagiye ngura. Harimo utu tuntu inokoteri, urayibona inokoteri niyo naguze. Urabona ko order yabaye completed. Yo ikiza kino nuza rero, iyo bakohereje ibintu biza uri kureba ahantu bigeze. Okay, dore izi nuza aka microphone ningiye wakaguze, order yabaye completed. Utugutu twose, izi tripod, iyi microphone, ibyose nibyo naguze. Ibi ngibi nibyo nangiye kugura, nkahita mbireka nyine mbona amafaranga abaye ikibazo. Okay, noneho mbere na mbere uraza ukimara gufunguraho inuza account yawe. Wenda reka tuyifungurane account kugira ngo abantu batazagira ngo reka nyikore uninstall. Yego, nkwereka uburyo noneho wafungura account neza mu buryo bwujuje ubuziranenge, ku buryo ibintu byawe bizaba bikugeraho. Ikiza cy'aba bantu baranaguhamagara y'ibintu byikugezeho, baraguhamagara kuvuga ngo ni runaka tuvugana, kwa kuba warashyizemo address bizaziraho. Nyine ukavuga ngo ibintu byawe byageze mu Rwanda, ngwino bitware, cyangwa ukababwira ngo none ngewe sindi hafi, ngewe nk'urugero merereye Kayonza. Iyo nguze nka microphone ikagera i Kigali, nitababwira ngo sindi Kigali, najya muyinyohereze ngereho ndi Kayonza, nkayohereza. Icyo nkora ngewe no gufata itike, ngavuga ngo ndayihereza, ndishyura 1,000 kinuza cyakuriye nyine, nkuko baba bagiye kohereza akantu kari i Kigali kakugeraho, urenzaho akakuriye nyine bisanzwe. Ariko ikiza nabonye abantu bakora neza cyane, ku buryo nanjye nese vuga ngo noneho reka ngewe mbwire abantu bose, abakunzi banjye bose bankurikirana,
mbere ku buryo bazaba bigura ibikoresho neza bitabasabye ibintu byinshi. Okay, application yacu ibaye open, reka nyikandeho, nimara kuyikandaho nawe uzayifungura. Numara kuyifungura tuzahita dukora aro, yego tuzahita ahangaha bazakubaza ngo ushaka kwiyandikisha cyangwa usanzwe ufite nuza ahangaha. Wowe mu gihe usanga ushaka kwiyandikisha urabanza ukaza ahangaha ugahitamo igihugu cyawe, Rwanda, yego, ugahitamo igihugu, ugashyiramo telefone yawe, ugahitamo password byibura bakakubwira ngo creating a password iri muri characters zigeze mu 8. Wenda nk'urugero bakakubwira wenda ukakora nk'iyi ngiyi, wenda bakakubwira ngo wenda ngo mwesige wenda ku buryo ushyiramo character wenda nkanga urabona ko kizamano base 1 2 3 4. Ino password bayemera, yego. Nawe nujya gufungura account rero uzabanze ushyiramo character wenda byibura zigeze mu 8 gutyo. None ngiye ko nashaka kwinjiramo, ngiye ahubwo ngiye guhita nkora login. Gukora login rero ahangaha ngiye ikintu nkora no guhita mwanda handitse Google. Reka ninjire nkoresheje Google. Nimara kwinjira ndahitamo email yanjye nakoreshejeho nafunguye account, negereje gatoya, ndategereza gatoya bamereza uburenganzira byabaye success. Rero bavuze ko namaze kwinjira muri account yanjye, noneho nkashyiramo aro nyine wenda nta kibazo bisanzwe. Urabona ko maze kugera kuri Kiku neza cyane. Okay, urabona ko handi noneho mbere na mbere iyo umaze gufungura noneho uhituza ukaza muri nuza, uhituza ukaza hano handitse ngo setting, ukanza ugashyiramo address zawe kugira ngo ushyiremo address yujuje ziranenge. Okay, ugahita uza hano hejuru ugakanda setting, warangiza ugahita uza hano handitse ngo ugahita uza hano handitse ngo address management. Okay, wangiza ugahita uhakanda, wamara kuhakanda ugahita za ukashyiramo address zawe. Ese ko mbona bashaka kunywa. Okay, urabona yuko ngewe izi na address nagiye kiramo hano do mana bari gushaka kunywa. Hano hari nashyizemo ngo uzira nimwe sige David ncyamo nimero zanjye zose za telefoni, mvuga ko ningura ikintu kizakiva i Kigali kikangiraho Gasabo, Remera, Kayonza niho bwite ugomba address yawe ya nyuma akarere utuyemo niko ugomba gushyiramo. Reka manze nifunge nongeye nyigarukemo ndabona. Okay, ego ahangaha ndangije nkora barambwira ngo noneho Majegwa Gikondo official, uko babangaba y'ibintu bije bahita bagarukira hara Gikondo nyine Gikondo Majegwa. Wenda abantu bari Kigali baranyumva neza ahantu bakorera, aho kikorera nyine kuri Majegwa Gikondo ku office niho bigera. Iyo bigezeyo rero baraguhamagara kuri zino nimero bashyizemo. Okay, ikindi kintu ukora wenda uraza hano kuri profile yawe, kuri profile nyine mise mwanda hanga nyine kubisanzwe, sicaka ko ari akantu kagucika. Ndaje mbereka ibintu byose muri bugenemo, ibintu byose wabona ahangaha. Hano ubona address yawe nime byose buri kimwe cyose anga yuzu ushaka wakandikamo nanuza, wahitamo nanuza na n'itariki wavukiyeho n'ibindi byose. Ego noneho ikindi kintu ahangaha nta kindi kintu hakora biba birangiye. Noneho katujye kuranga nk'ikintu dushaka kugura, kangiye kurushaka nk'ikintu nagura hano. Wenda reka nandike wenda ngukira stand se wenda ishakara oya, ahubwo reka tugende hano kuri category nitubagenda turabona ubwoko bwinshi. Wenda dushobora kona ibintu bijyanye n'imyenda, shoes n'inkweto, ibintu bijyanye n'ibibaga, watch, amasaha. Urabona amasaha ya zahabu byinshi wabibona, ibikinisho by'abana n'imyenda y'abana wabibona, home, ibintu byo mu rugo byose wabibona. Dore ngiyo amasaha n'ibiki beauty, dore nge ni hano nigurira ubundi amakote meza. Hano imisatsi bakora muri hano imisatsi nyine yo muri salon nyine. Hano noneho ni muri telefoni na memory card n'ibindi byose ibya electronique. Dore nanga ni bijyanye na stand. Niba ushaka tripod witukana kuri ira tripod ukabona amatripier menshi agiye atandukanye. Ikindi kintu iri kosa utazarikora, nuzajya kugura ujye ubanza usome description y'ibintu bavuze. Urugero, niba uje kugura ino tripier ujye ubanza uzuyirebe umenye ngo ibintu bagiye kuguhana ni ibiki, kuko
ushobora kugura utasomye ukagira ngo ibyo watumye nibyo ngo kuko ugasanga ibyo washaka sibyo wishyuye. Uraza ahangaha ukaza ahangaha kuri description y'ahangaha baba bavuze ahangaha bakagusobanura bakakubwira ngo iyi tiripiye izaza ingana gutya, ibi byose ukaza ukabisoma nyine. Iyo utumva icyongereza wenda kugira ngo ubyumve neza wenda akantu keza k'ubwenge, uraza ugakanda kuri ijambo ukagumishaho urutoki ukabiselectinga byose ibintu wenda urugero wowe nk'umuntu utumva icyongereza nyine utamenye ibintu barimo barakubwira mu gihe ushaka kugura icyo gikoresho utabanje kumenya ibyo washaka kuvuga, ubikora copy, wamara kubikora copy ukayituza ukaba ufite application bita Kinyarwanda and English. Application igufasha gukora translation y'amagambo, bigufasha gukora translation z'amagambo nyine kugira ngo byibura ukazanga ugahitamo language translation, wamara guhitamo ugahituza ukareba ko inuzi icyongereza kwa kugiye gufata icyongereza ukiza mu Kinyarwanda, ubwo urumva urakanda ahangaha hejuru ugahita wakanda, wamara kwakanda ugakora ko ukandaho kagumishaho urutoki mo hano muri screen, ugahita urekura ukabona hajeho paste ukayikandaho bya bintu byose bikazaho, ugahita ukanda kuri kano kantu kari ahangaha aka kantu, noneho wangiza wamara kwakanda ugategereza gato amagambo yawe akaza mu Kinyarwanda. Bakubwira ngo murakaza neza ku bubiko bwacu. Yego, ku bubiko bwacu turi sosiyete y'umwuga ku isi icuruza byinshi, ibiciro bifatika, serivisi nziza z'abakiriya hamwe n'inguzanyo zizewe n'internet yacu. Niba ukunda ibicuruzwa byacu nyamuneka ongera iduka ryanjye n'ibyo ukunda. Ibisobanuro barakubwira ngo mini telefoni barakubwira ngo iriya tiripiye nyine ifata telefoni ni tripod, hanyuma yubatse mu rwego rwa ibice bitatu, kamera tripod. Ibiranga barakubwira ngo ni nziza ku bishoboka ingendo n'igihe cy'igihe nyine igendanye n'iki gihe, yubatse burundu gukora tripod yanyu nyine baba bagerageje kubishyira mu Kinyarwanda kugira ngo ubashe kumva aho byerekeye uri kuntu ubundi bakakubwira ukuntu uburebure bwayo, ubusobanuro byose, wamara kubibona ukabona kuza ukagura. Ntuzigere ujya kugura ikintu utabanje gusoma description yacyo, kuko ushobora kukigura ukagira ngo byakugera ukavuga se ibi bintu banuburiyeho ya ahantu ntabwo bajye babeshya. Niba ushaka kugura rino tara, iri tara dore ngiri itara, dore n'iri ngiri rifata urabona ushyira 20 na bingahe. Noneho ikiza cyaho ushobora no kuza wabona itara rihenze ugashaka irindi rya make ry'ikiciro cyawe. Urabona hano ni 20 byuzuye, ushobora guhita uzo kareba wenda iri munsi ya iri ni 15. Hano habamo amatara menshi agiye atandukanye kandi ku giciro gito cyane, none ikindi nanone wenda reka turebe, wenda ngiye kugura aka microphone ko gukoresha, wenda nko kugura ino microphone bari kumbwira ngo ni stand yaho byose nshobora no kubigura, wenda katurebe ni stand yonyine. Ahangaha ni stand yonyine ifata microphone, ariko ni byiza cyane. Ahangaha wahagura ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Urabona ibintu bijyanye n'inuza na mixeri zo gukoresha mu biganiro, ibintu byose byagufasha cyane. None ikindi nanone cyiza cyaho, izi microphone nabonye abantu benshi bazihangishije. Aba bantu bo mu Rwanda barahenda ndabikubwiye. Urabona aho uzambwira ahantu uzakura izino microphone ziri munsi y'30,000, naho uyibona kuri 25. Ariko ahangaha reka nkwereke microphone ifite n'inuza ya wenda reka nkwereke ikorana na telefone, singiye 17,000, dore ngiyi ikorana na telefone. Wenda reka turebe minindi. Noneho iyo ujanga uhita ubona abantu baba baragiye imizigo nyine, abantu baziguze bakabibona. Dore ngibi hano haba ari comment z'abantu nanjye narabiguze ndabibona, rega niyo mpamvu nanjye nje kwa video. Izi microphone ni nziza cyane, mbese abantu mushaka gukora ibiganiro, abantu bashaka kugura speaker, dore ngiza amaradiyo. Ahangaha habaho ubwoko bwinshi cyane, mugende mu busure. Ngene ndabizi neza ko muzambwira muri comment mukambwira ukuntu ibintu bimeze. Urabona amaspeaker meza cyane, ibintu byinshi, amakoteri, urabona izino radio byose, ibyo bintu byose
kandi icyiza cyabo rwose iyo ukanze oda yawe uza uyireba ureba ahantu igeze, ureba ahantu igeze. Okay, noneho ubutaha rero tuzagaruka muri no video tureba noneho tugura ikintu turebe n'uburyo wishyuramo noneho. Ariko kwishyura biroroshye cyane ukoresha mobile money. Iyo ugiye kwishyura wenda nk'urugero niba nabonye aka kantu, dore nkanda hano handitse buy, namara kuza ngaha ngakanda hano handitse ngo confirm, namara gukanda confirm bakambwira ngo ngiye kwishyura, ni nkanda hangaha order, ndaba ngiye gutanga order nyine. Hano bakambwira ngo kwishyura no gukoresha mobile money, driver inyirangiza igahita kugeraho. Nibyo ngibyo, ntabwo nashaka ko video itinda rero, niyo mpamvu nshatse kugira ngo tubirangiriza ngaha. Ariko uze kuza usura ino application bayita Kiku. Dore ngiyi amatelefoni meza afata nuza 5G, haza Samsung nziza, telefoni zihenze, ibikoresho by'amakamera, amabaga y'abakameramani n'ibindi byose. Ahangaha habaho ibikoresho bigiye bitandukanye kandi rwose kuri make cyane, ku mafaranga make cyane yawe nawe wakigurira igikoresho kandi nawe ugatangira gukora video nziza zerekeranye n'igihe. Amaflash urayabona, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha wabona ibikoresho bigiye bitandukanye. Rero icyo ngusaba ni ukugira ngo ujye ukanda subscribe kuri channel yanjye kugira ngo buri uko maze gushyiraho video ujye ubasha kuyibona. Reka video yacu tuyirangiriza ahangaha. Ubutaha niba tuzareba indi video nanone, ndimo ndabategura video, ngiye kujya mbahereza video buri mwanya, buri munota ngiye kujya mbatungura. Niyo mpamvu ngiye kubigisha ibintu byinshi cyane by'ubwenge. Mwebwe icyo mbasaba no gukanda subscribe. Niba ukeneye kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe, YouTube, TikTok, Instagram n'ibindi byose, nyandikira mbigufashemo cyane. Ngurisha ama YouTube channel yatangiye guhembwa na tarantangira guhembwa n'ibindi byose mbigufashamo. Ngiye mwabanaga muri no video, nitwa Mwesigiye David. Tuzasubira mu video y'ubutaha. Ndabakunda cyane. Ukeneye kumvugisha ni 08 084 13 23. Imana ibamere umugisha. Turabakunda cyane. Ciao.